ntabwo tuzafata imbyiro ngo tuzite zera ari umukara. Niko kuri guhari. None ni gute twatiza umurindi kibi? Ahubwo ikintu gihari cyakagombye gukorwa, navuga ati njyewe natandukiriye ndasaba imbabazi. Yes. Icyo nicyo kibazo gihari. Ese papa imbabazi nazo wabonye? Papa imbabazi narazisabye naimba utabizi. Imbabazi zirampanitse nandikiye President wa Republika nandikira igihugu ni iki natakoze muri kuza kunshinjanga you guys muri wiki kandi mujye mubyemera mu mbabare. None surasakuriza iki ni warasabye imbabazi? Niba warasabye imbabazi ko gukora amakosa. Ayaye makosa. Nimba uretse gatoya. Wasabye imbabazi. Nimba warasabye imbabazi abari ku rubuga rwose nibumva ko wasabye imbabazi kandi wemera icyabaye. Papi bafite yo kumva kuko bo izo video ziri ahantu hose cyo baza bari ibyo bashaka kureba kuko iyo babaraje bareba izo video barazibonye ariko bibabaje no kumuna kabaje mutubariza icyo yasabiye imbabazi ubundi yasabiye imbabazi bakabona video ntakoze avuga byinshi cyo kibazo avuga nk'isandi wasanga Fabio nimba warasabye imbabazi icyo wazisabiye ukabikize bose niba kumve kandi bakubabarire ahubwo dukore ikijyanye no guha agaciro imbabazi wasabye ariko ntibana kubona nk'igicibwa papi ahubwo bakubone yego papi yewe ntabwo umuntu yasaba imbabazi kumva ngo amere bakomeza kwitwara gakora kwa Fabiola ntabwo yo nyuma yo kuzisaba se hari undi murongo yarenze kandi yirirwa nyine avuga ibyo ngibyo nakubwiye mu ndimi zose ejo bundi yanakoze video mu cyongereza none ngo kugira ngo n'abazungu ngo babyumve yuko ari iki yuko ngaro umutukazi ni iki kandi ari byo avuga nyine ndashaka kumenya umutukazi ni iki asa nawe na Jess Quiz ngaho mva wa muntu wasabye imbabazi ese Fabio tokora ifuku Fabio nakumva Jess Quiz wowe uri nararibonye muri ibyo bintu ngo wa mugani mugira n'igihugu cyanyu n'ibiki simbizi mubimenya muti ahubwo nagakwiye kubabaza ko numvibona hanga buri munsi babimbwira nanjye nawe aho babipimira ese ni bande babikubwira uzagenda ubareba uzababaza ubambariza impamvu duhere kubo ubyise abo ubyise none rero reka mbereke ikintu kimwe kubera ko Jess Quiz yo hari ikintu kimwe nshaka kugushimira yego n'inama nshaka gutanga nkiruhukira nk'umuhungu kimwe cyo reka twumve ko turi abanyarwanda tugomba kubaka urwatubyaye yego kabiri Fabiola niyumva icyo yasabiye imbabazi n'icyo agomba gukora kugira ngo yubake urwamubyaye gatatu utazi ikimuhatse areba inuza yasi igitsuri uwiteka barengere none se Fabiola nawe ubwe arakubwira ngo yasabye imbabazi ngo ariko abonye uzitinze ahita abotsaho umuriro ngo abashyiraho igitutu uwiteka mweyire ndamubaza ese abo uvuga ngo watse imbabazi niba abo watse imbabazi niba yatse imbabazi bukeye ahita abyuka akora video inzego zose uvuga ngo iki inzego zose azituka zisebya ndavuga ni we akora video yo mu Cyongereza kugira ngo abwire amahanga ese ko nzi icyongereza ari kimwe mu ndimi ziwanyu kuko icyongereza manumva mwagitinzeho cyane mwiga mu cyaho ngaho mwiga mu zihe ndimi
wayi icyongereza iyo nyivuze mugira ikibazo cyane none se kuzi ikinyarwanda yuzo koga kandi ko turi abanyarwanda yuzo kuvuga ikinyarwanda kuvuga mu cyongereza kugira ngo n'abandi babyumve kuvuga ikinyarwanda cyo nyine icyongereza kimwe mu ndimi tuvuga kandi aho wasabaga imbabazi se n'abazungu ufite ikibazo ko mvuga icyongereza se wowe wasabaga imbabazi abazungu abo yegora niko ufite ikibazo cyo kumvuga icyongereza reka dusubize wasabaga imbabazi abazungu nayo mahanga urimo ntago yarimo wenyine izo mbabazi se nzisaba bundi wenda gusaba imbabazi nk'ayo wa mugabo uri aho ngaho usiko wigize traffic ahangaha wigize wagira ngo uri ntuza wagira ngo uri Fabiola no uri imbécile taisez-vous vraiment urandibera kumva yaje yikisimbira akagonyine shaka ubwenge uri kuvuga ewe ntago ndusha ubwenge my friend niba ari buriya bwawe urumva ndusha ubwenge koko buriya bwawe bwagiye kubana bw'iki gihe busigaye n'umusazi atinyanye njye ndabushyira ikinyabupfura ku izina ryanjye nimba nshobora kuba kano kandi kuburana na leta wacu kubera icyo udatinya nyoko umusazi wasaga naho bakunda ishi umva mureke Fabiola aba yishakira kurikodinga screen ibintu bavuga abafite priorite yo kuvuga no mu bantu byibuze irihe jambo ashobora kubwira abanyarwanda magana wowe ufite ijambo ryo kubwira abanyarwanda igihugu ni cyawe igihugu ni icyacu twese tugomba kucyubaka abantu ideoloji zo kuzana ibintu by'amoko nanjye mfite ijambo ryo kubwira abanyarwanda tubwira ijambo ushobora kutubwira ni umunyarwanda urayemera ni umunyarwanda urayemera nk'umunyarwanda wowe ndi umunyarwanda si ndi umunyarwanda urayemera iri hehe yavuze ngo nayibaho wamwumvishe yarayihaze urumva uyu muntu nguyu yakwicara ngaha kugira ngo abibe uburozi bwe mu bantu nta mesaje nta kintu mwabuzanye mwenyine igihe mwadisayidise kujya munuka ibitutsi munuka ahangaha ninde wagututse mbere yuko uvuga ujya muri profile wanjye wansi checking ubundi uza gufungura ku kanwa kawe ntacyo ngo cekingaho ntabwo utari wowe cekingaho ntacyo ufite kizima kasi nuko zatangiye mu biro 500 ufite wabuzemo inusu y'ubwenge wowe ufite ibiyo ndajya kugucekinga ngo ushaka iki wowe ni iki tukubonaho ni live nziza sokora uvuga ati ni live nziza ukora uvuga ati iri kubaka igihugu n'iterambere mu rubyiruko kuzana ni iki very special exactly umva uri ntacyo uri cyo pe mu gihe ugifite ibitekerezo bimeze gutyo ntacyo uri zero pe uri zero kukaruka ko ndi intera hamwe ukambwira ko ndi umwana w'inkora amaraso ntabwo ngo tutsi intera hamwe ariko nutanga ibitekerezo byawe bizatwereka ko uri intera ntago bari kugutuka bari kugira ngo bachallengeing ibyo bitekerezo byawe bibi nzamukira wowe no ndakubuzi use wowe abana hano umunwa erega abantu bakwicara baguceceke bagutinya oya ntabwo gucecekesha bose bibone mu gucecekesha ako kantu kabari keza kugira mbanze mvuga nk'uyu mwana afite ibitekerezo nk'ibi ngibi deja iyo utangiye kuzana ibitekerezo nk'ibyo tuhita tugushyira muri classe y'intera hamwe umuntu wese udashaka kuzana amahoro mu banyarwanda akazana ibintu by'amoko ngo abatutsi ngo ubuhutu bikumariye iki kuba umuhutu bikumariye iki oya ababimbwira ko tabacecekesha banza umbwire ikintu bikumariye kuva igihe wabivuge ni iki bikumariye mbwira ikintu byakwinjirije buri munsi nugira icyo uvuga ni iki byakumariye tubwira buri munsi babimbwira munsi nugira bajya kubikutuka se bibamariye iki mwebwe niwe nagiye mbyumva nibyo birahubwo bibamariye iki ko buri munsi Fabiola reka nkubwire urumva Fabiola muhereza inama n'abazumva ndabizi yarabyitutse biriya yakoze catfish arabyituka mbese ko atatwereka umuntu wabimututse niba yarasabye imbabazi koko mu rwego rwo gusevinga ubuzima bwe niyo mukuyeho kugira ngo mubanze mugire inama kuko urumva aracyakomeza kuburana ubusa avuga ubusa n'ubugoryi mubanze mugire inama izo mbabazi zo ntazo yigeze asaba kuko yarazisabye bukeye bwaho akora video wasebye inzego ngo ngo gute ngo umuntu bamuha ibyangombwa byo kujya hanze ngo arababona ko ari umukrimineri ngo gute ngo ribu ishobora kumwemerera ko ntashobora kugenda Fabiola muri jenoside yakorewe abatutsi yari afite imyaka ingahe ngo ni 3 niyo njye numva avuga hari none se umuntu w'imyaka 3 ari kuza kuvuga iki koko mu by'ukuri niba atari ibyo yagaburiwe n'ababyeyi be n'abashangazi be n'abandi bantu bari hafi Fabiola ngewe uko namaze kumubona afite ingengabitekerezo muri we
itaje none wagira ngo yakuranye na iri mu maraso yarayonse iri mu maraso ye nta nubwo ishobora gushira nagiye nkurikira amavideo ye mitengira ubwoba ndavuga ni uyu muntu we mu twajya tubana nawe mu ngiye muzereka guhera muri covid guhera muri covid biriya bintu byiza ejo bundi atangiye ari gukina n'umuriro nta muntu ukina n'ubumwe bw'abanyarwanda oya mureke mbabwire Fabiola akunda kujya nko kuri live akarikodinga screen kugira ngo abone aba followers no kwa Godfather aragenda haba ari nk'abantu bazamuye bari gutongana akarikodinga screen akabipostinga ntacyo bitwaye message tuzajya tuzima noneho